baramubwira ngo nta na kimwe. Yesu arababwira ngo ngaho noneho kuko mvuze nimwongere mushugunye urucundura iburyo bw'ubwato edopine foigre arasimeni dotainmando aravuga ngo nimwongere noneho ndavuze nimujugunye urucundura. Haleluya. Imana ivuge ku buzima bwawe kano kanya. Turabasuhuje mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Turongeye turagarutse kubagezaho ijambo ry'Imana twabateguriye, nizere ko riraza kubafasha. Uyu munsi rero turi kumwe na Evangeliste Devota, niwe ugiye kuritugezaho, kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ijambo ry'Imana tuba twabagejejeho rize kubafasha cyane. Murakoze cyane rero, reka tumwakire aritugezeho. Amen. Amen. Dushimiye Imana ko ngiye kuduha akanya keza ko guhura. Mbere ya byose turabashuhuje. Amen. Ngwino twongere tuganire rero. Zanye ijambo rivuga ngo gukora kw'Imana. Haleluya. Amen. Nta muntu ugutangira. Gukora kw'Imana nta muntu ugutangira. Uza nawe wiyumvire uburyo umaze igihe utegereje Imana, uburyo umaze igihe ubona bitavamo, uburyo umaze igihe ubona byaranze. Ngwino wumve icyo wakora kugira ngo gukora kw'Imana kubashe kukugeraho, kugira ngo gukora kw'Imana kubashe kubana nawe, kugira ngo gukora kw'Imana kubashe kugusubiza kuko wari umaze iminsi utegereje Imana. Amen. Reka tubanze dusenge. Turagushimiye Imana, turagushimiye kuko ushobora byose. Turi imbere y'amaso yawe, turakuraritse ngo usubane natwe. Yesu, tuzamuye icyifuzo dufite. Umuntu wese akeneye ko yahura no gukora kwawe, akeneye ko waza kumusura ukamusura, kandi iyo usuye umuntu ntabwo umusiga uko wamusanze, aho kusiga wabihinduye. Ndagira ngo uze uhindure ibya buri muntu wese udukurikiye, kandi buri wese uko yizeye yahure nawe. Ngaho itamure isi yose ibibone, itamure buri wese abone yuko yashubijwe, kandi n'ugukeneye akubone kuri aya manywa, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Haleluya. Reka turirimbe umuririmbyi. Haleluya. Ariko mbere yo kumuririmba, haleluya, ndagira ngo umuntu wese ahantu ari yumve yuko hari ikintu Imana ije kumuhembura. Haleluya. Turaririmba umuririmbyi wa 32, ariko turaririmba igice cya nyuma. Manu tufubira imvura, iyo umugisha wawe twumva twumye mu mitima, utuvubira imvura, utuvubira imvura, icyami kagwa vuba, ubu tutiri ku mavi tukigutakambira, icyami kagwa vuba, ubu tutiri ku mavi tukigutakambira. Haleluya. Imana ikuvubira imvura. Haleluya. Ariko by'umwihariko ikuvubire ubu nonaha, ukiri ku mavi, ukirimo kuyitakambira. Imana igusure nonaha, Imana ikwiyereke nonaha. Ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Yohana ibice 21, turasoma kuva ku murongo wa mbere mu izina rya Yesu. Yesu yereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya, yiyerekana atya Simoni na Petero na Toma witwa
Didomu, Natanayeli w'i Kana y'i Galilaya, na bene Sebedayo n'abandi bigishwa babiri bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Baramubwira bati, natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara ku kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ku murongo wa 6 arababwira ati, nimushugunye urucundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Amen, amen. Imana ihabwa icyubahiro kuko yiyeretse aba bigishwa. Ubwo Yesu yagendaga n'abigishwa, igihe cyarageraga akaba ari urema igitangaza akabagaburira. Ndetse n'abantu yabwirizaga ubutumwa, yemwe ngo yarabagaburiraga bagataha bariye bagahaga ibyo mu mwuka, bagahaga n'ibyo mu mubiri. Nta gihe Yesu yigeze yicisha inzara abigishwa be, nta gihe yabwirije abantu ngo batahe uko baje. Ndagira ngo nkubwire ngo ubwo Yesu yavuye rero muri aba bigishwa be, hanyuma aza kubitegereza, bari bicaye ahantu hamwe, ariko bagira n'ikibazo cyo gukenera iby'umubiri. Barangije bajya kuroba nk'uko bajyaga babona Yesu agendana nabo, ngo baragenda bararoba. Haleluya. Ngo bararoba ijoro ryose, bararoba ntibagira ikintu bafata. Nawe maze iminsi uri kuroba byaranze, nanjye maze iminsi ndi kuroba byaranze. Aho uherereye hose hari igihe warabye bikanga, abarabye bikemera. Imana ihabwa icyubahiro, ariko nje gukomeza abantu bamaze iminsi baroba bikanga. Nje kubabwira ngo Imana idusubize tukiri ku mavi tukitakambira. Aba bigishwa barabanje bajya hamwe barasenga, hanyuma havamo umwe, haleluya, haravuga ati, ndagiye, ati ngiye kuroba. Hanyuma ngo n'abandi baramukurikira, ngo bamaze kugerayo bararoba, bakesha ijoro nta kintu babonye. Maze Yesu ngo agira imbabazi kuko ari umunyembabazi, aravuga ngo agiye kubasura. Araza arabasura, arababwira ngo, yemwe bana banjye, hari ikintu mwabashije kubona? Baramubwira ngo, nta na kimwe, dukesheje ijoro ryose nta kintu dufite. Yesu ni umunyembabazi. Abantu bamaze igihe baroba byaranze, Yesu ni umunyembabazi. Yesu ni ufite igisubizo cy'uko byakwemera, nta wundi. Umuryango wawe byabananira, ariko Yesu ni ufite igisubizo cy'uko byakwemera. Ndagira ngo umubwire aza gusure nonaha, ukiri ku mavu, ukiri kumutakambira. Nagusura arasiga byemeye, nagusura arakubaza ikibazo ngo hari icyo wabashije gufata. Haleluya. Baramubwira ngo nta na kimwe. Yesu arababwira ngo, ngaho noneho kuko mvuze, nimwongere mushugunye urucundura iburyo bw'ubwato. Edopine foigre arasimeni dotainmando, aravuga ngo nimwongere noneho, ndavuze nimujugunye urucundura. Haleluya. Imana ivuge ku buzima bwawe kano kanya, kuko bari bizeye ko ari Yesu wa wundi babonye. Nawe hari Yesu maze igihe ubona, nubwo uyu mwanya wamubuza ariko maze iminsi umubona. Nubwo byanze gato ariko hari igihe uza umubona. Arakubwira ngo jugunya urucundura kuko yagusuye. Gahunda nuko Yesu agusura, nahagera ntago abisiga uko byari bimeze. Kandi gahunda nuko Yesu araza. Kora ikintu gituma Imana yishima, kora ikintu gituma Yesu aza kureba icyo uri gukora. Nasanga byanze arasiga byemeye. Imana itwishimire. Nuko ngo bamaze kujugunya urucundura rujyaho amafi, ngo baraterura rwenda gucika kubera yuko babonye amafi bari babuze. Imana iguhereza aho uroba, kandi nuroba
abantu bose barabimenya ko warobye. Imana twishimire, Imana idusure. Nje kukubwira ngo titiriza Yesu akugirire neza. Nje kukubwira ngo kuko Yesu aje kugusura arakubaza ikibazo nawe umusubize, kandi n'umusubiza arasiga bikemuye. Imana twishimire, Imana ibikemure, kandi nukuri Imana ibikemure, Imana ibikemure bigende neza. Haleluya. Wicika intege kuko hari Imana, wicika intege kuko hari Yesu, wicika intege kuko ajya akunda abantu be. Imana igusure. Haleluya. Kandi Yesu akwereka aho uroba, akwereka aho ushyira urucundura. Wowe umaze igihe uhaca, uraroba bikanga, hari ahantu umaze iminsi uroba bikanga ukarujugunya ibumoso, ariko Yesu naza arakubwira aho urwerekeza. Niba ari iburyo urarwerekeza, niba ari ibumoso arakubwira, ariko gahunda ni iburyo hafi y'ubwato. Haleluya. Umuntu wese niyizere yuko Yesu ahageze asiga byemeye. Iri jambo rigufashe kandi nanjye rimfashe. Imana twumve tukiri ku mavi tukitakambira. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenge n'umuntu wese udukurikiye mu mwanya wose tumaze twumvira ijambo. Ukeneye kutubaza, inomero zacu ziba ziriho, wadusobanuza ngo mbese umuntu Yesu yamusura habaye iki, wadusobanuza mbese kugira ngo Imana ibashe kuza kukubwira kuroba cyangwa ibashe kukugira byagenda gute. Rero Imana twishimire. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu, tunejejwe nuko udukunda, waduhaye umwana wawe Yesu Kristo umunyembabazi. Yagiriye imbabazi abigishwa baraye ijoro nta kintu bafashe, ariko ahageze barafata. Twemerere Yesu udusure kandi udusubize tukiri ku mavi tukigutakambira. Umuntu wese akubone kandi uhaze kwifuza kwacu. Dusenge umuntu wese udukurikiye, umurwayi akubona umusure, munyabibazo umusure, ufite amadeni umusure, waraye hanze umusure, wubatse inzu ikagwa umusure ongera ayizamure, ufite ibibazo bikomeye umusure, ukeneye gukizwa akabigumamo umusure, wa wundi ukizwa akagwa umusure. Umuntu wese uko byanze umugereho. Turasenze ngo utange amahoro, ndetse tutagira igihugu cyacu, tutibagiwe n'abacu bagiye bari mu bihugu bitandukanye. Umuntu wese ukora ibyo gukiranuka mu mahanga yose uramwemera. Murindira aho ari, kandi gahunda nuko tuzabana nawe, kandi nuko uzajya dusura tukiri mu isuka dukomeza. Urakoze urakarama. Tugushimiye ko usuye buri wese kandi ukamusubiza akiri ku mavi agutakambira, none n'iteka ryose Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Amina. Mwebwe mwese mukomeje kudukurikirana, mumfashe dushimire Evangeliste kubw'ijambo ry'Imana tugejejeho, kandi niba ryagufashije utere komenti kugira ngo wagure umurimo w'Imana. Murakoze cyane.